Ikaze mu kiganiro kandi mbonereho kukwifuriza gukomeza kugubwa neza amahoro y'Imana abane namwe ari nako nkwifuriza gukomeza kunogerwa na gahunda zawe za buri munsi mu byo ukora byose bikugendekere neza gatanu kuri gatanu nkuko ubyifuza. Ni muri kano kanya rero tuje kuba twabagezaho inkuru nziza ishimishije ku bakunzi b'ikinamico urunana. Hariho abakomeje kugenda batubaza ati ese ubukwe bwa Chris na Agnes bwaba bwarabaye ryari? Ese bandi baji ubundi muranyibuka ndi wa muhungu wanyu utajya abatenguha, mbasobanurira buri kimwe neza gatanu kuri gatanu nkabibagezaho neza uko byifuza, dore ko mwana binsabye muri benshi muri comment nkaza nkabibasobanura neza cyane nkuko mwabinsabye, dore ko bamwe baje banyura inyuma bakanshimira muri comment. Hari abafite nimero yanjye ya WhatsApp banyuraho nkabaha amalinki y'ibindi bisobanuro byinshi cyane baba bakeneye ku kinamico urunana, ndetse nkabanageza no kuri video ziba zahishwe ziba zisobanutse neza cyane. Nimero ya WhatsApp ukeneye kunyandikira kugira ngo ngohereze ibisobanuro ndetse ugire n'icyo wambwira ni 07898370 228. Ndayisubiramo, nimero ya WhatsApp ni 07898370 Reka nkubwire nti kuri wowe utarafungura ibuto ya subscribe kugira ngo utwiyungeho mu buryo bwiza, kugira ngo uje ukubona uko udukurikirana umunsi ku munsi, reka nkubwire ngo urasabwa kuba wafungura iyo buto ya subscribe, ubundi ukanafungura n'inzogera, ukajya ukunda gukanda like ndetse ukanatera na comment ku bintu wumva ukeneye aho ngaho uba udukurikirana umunsi ku munsi gatanu kuri gatanu. Reka nanone nkubwire nti ikinamico urunana bakeneye abakinyi, by'umwihariko abantu bafite impano yo gukina amakinamico bakeneye abakinyi bashya bo kuba bakwinjiza muri sinema. Ubwo rero uramutse uri kumva ufite impano nta kindi gisabwa, rero isabwa kuba uri kwiyumvamo impano byonyine, ibindi ukahabimenya uhageze. Nanone wanyandikira ukeneye kwinjira, wanyandikira kuri WhatsApp, ndayisubiramo ni 07898370 228 07898370 ubundi ukazamura impano yawe nta kiguzi bigusabye. Hari abajya baguca amafaranga menshi cyane, hari abakunda filime nyarwanda by'umwihariko amakinamico, amasinema nyarwanda muri rusange, amakinamico, amaseri mu Rwanda. Iyo wifuje kuba nawe wayakinamo bajya baguca amafaranga menshi cyane bitewe yuko nta bushobozi ufite, bikarangira impano yawe igiye hasi kubera ko wabuze ubushobozi bwo kuba bwakwinjiza muri izo filime. Jewe hari amafilime mba nzi upfa kuba ufite impano byonyine, impano yawe wize yari impano igaragara, ukanyandikira kuri WhatsApp ubundi nkakwinjizamo, ibindi mukazabivugana waramaze kugeramo. Akaba ariyo mpamvu nshyizeho agatangazo gatoya nk'ako ngako kugira ngo nimba wiyumva ufite impano nziza cyane ukeneye kuzamuka, wanyandikira kuri iyo WhatsApp ubundi tukavugana. Ubu iyi ni promotion, nkaba nakwinjizamo ukazamuka nk'abandi. Abo nafashije mu mezi 3 ashize mbona bagaruka bakanshimira, hari abo byakunze, hari nabo bitakunze, ababigizemo ubushake barazamutse ubu ngubu nabo bageze ku rwego rushimishije kuba bagaruka bakanshimira, nabyo mba nabikunze. Nawe rero nimba uzi ko ufite impano, reka nkubwire nti urasabwa kuba wanyandikira kuri WhatsApp byonyine, ubundi nkaba nagusharinga kuba bigufashamo cyangwa se nanjye nkabigufashamo bitewe naho wifuza kuba wakorera. Reka nkubwire nti amahoro y'Imana akomeze abane nawe kuri weho ufunguye iyi video muri uyu mugoroba cyangwa se muri iki gitondo cyangwa se muri aya masaha bitewe n'igihe uboneye iyi video. Reka nkwifurize gukomeza kugubwa neza, amahoro y'Imana abane nawe, ari nako ngushishikariza gukomeza kugenda utwiyungaho ubicishije muri ubwo buryo bwo gufungura ibuto ya subscribe. Twatangiye mbabwira nti hari abakomeza kugenda bambaza ati ese ubukwe bwa Chris na Agnes bwabaye ryari? Niyo mpamvu kugira njye hano ngusobanure, hari igihe ibintu byarabayeho ntumenye igihe byabereye, bikaba byarabereye mu bwisho. Reka nkubwire nti ibintu byose ntabwo biri bube muri iki kiganiro. Mu kanya ndaza kuba nagukorera indi video ibisobanura neza cyane, ariko ku buryo ndashyiramo n'akavideo k'ubukwe gatoya
ku buryo uraza kuhava usobanukiwe, ku buryo uravuga ati ahangaha nageze nahanyaho. Niyo mpamvu wumva nkomeza kugenda nkubwira nifungura iyo buto ya subscribe kugira ngo ubwo mu kanya ndibuze kuba nkugejejeho icyo kiganiro kiri buze kubigusobanurira neza nk'uko ubyifuza, kibuze kuba cyakugeraho numara ko wafunguye ibuto ya subscribe. Reka none nkomeze kugenda nkwifuriza kuvuga ni amahoro y'Imana abane nawe, ibyo ukora byose bikugendekere neza 5 kuri 5 nk'uko ubyifuza. Ndabakunda cyane kandi namwe ndatekereza yuko munkunda.